watangiye reba niba biri kumera neza ko nyine mushyiremo vibe reka twongere tubahe ikaze rero nshuti bakunzi ba Vania TV show. Uyu ni umwanya tugiye kubaganirira dore ko tumaze igihe neza rwose twarabuze, ariko noneho twaje dutwika turi umuriro. Mumeze mutaho muri hose. Reka rero nsuhuze inshuti zacu ziri mu Rwanda mu ntara zitandukanye, iburasirazuba, iburengerazuba, mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Hakabaho n'intara ya gatandatu bita diaspora, ndavuga hanze nyine y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabasuhuje mwese kandi mukomeze kugubwa neza. Aha rero noneho turi kumwe n'abantu, ndi kumwe n'abantu babiri hano. Ngiye nkuko mumenyereye ni Jean de Dieu Shingiro, naho uyu turi kumwe nawe n'umuntu mukuru nabibi. Nanjye bamaze kumenyera baranzi, nago ndi mushya murabizi ko muguma mumbona, nubwo nari maze iminsi ntahari kubw'impamvu z'ibibazo byo muri iyi si. Ni Josephine. amazina nta wundi ni JB. Jean Baptiste cyangwa ni John Bosco. ni John Baptiste. John Baptiste. Murakoze cyane rero, ngira ngo murabiyumviye. Abo rero nitwe tugiye kubaganirira. Ariko Jose, reka nkwibariza ikibazo. Umaze iminsi tutakubona, waba wari warashatse ukaba waravuye mu rugo cyangwa imbi hagaze bitubundi? Ariko ngiye nari nzi ko waba warashatse. Nari nagiye gukatisha tike ijya Kiba murahazi? Kiba ni mu ntara ya gatandatu hanze y'igihugu cy'u Rwanda, sibyo? Kiba murahazi? Kiba ni nagiye gukatisha itike nyine birangira igarukiye mu nzira ijya Kiba. Kugarukira mu nzira se byatewe no gutinda kwawe bituma tikigarukira nzira cyangwa yenda iriya tike rero ni tike umuntu akatisha azira atabishaka. Nagiye kuyikatisha ntabishaka birashoboka se by accident. Bibwira abantu neza ni gute ushobora gukatisha tike udakeneye ushaka kujya mu gihugu cya Kiba? None se reka nkubaze, wowe ntabwo ushobora kujya gukatishiriza tike tutabivuganye? Kuyikatisha njye nkajya kuyikatishiriza tutabivuganye wenzanira nkayanga? Ariko ubwo urumva aho ngaho hari ikintu njye nawe twaba duhuriyeho cyane cyatuma kuko nyine yayikatishije ntabishaka. Uyu muntu kugira ngo ube wamukatishiriza tike nta yindi relation muba mufitanye hagati aho ngaho? Byanze bikunze aho buriya iyo ugiye gukatishiriza umuntu agatike, byanze bikunze haba hariho uburyo mwamutuye mufitanye communication. Noneho wenda noneho ubwo iyo umuzaniye itike akayanga, byanze bikunze aho ngaho we uwo mubano abatangiye gusa nkaho bari gusenya wa mubano. Jose, ngaho nyumvire noneho rero ko sawa warakoze bawukatishiriza tike ijya Kiba, urangije wone nanjye ntago mbirimo usenya umwana ugarukira nzira. Ntago nashaka kujya Kiba man. Washaka kujya nkagana hese nibura wifuzaga kugira ngo mu Rwanda nuko nyine kujya muri Mexico. Ariko sembeho mfite namwe muri kuyumva n'ukuri ndi gutitira. Guhaga kote ndambara amakote abiri kari cyo cyo. None se imbeho uri kumva ni iki? Warasese wese? Nasuguseserwa no kuvuga iki? Iyo Kinyarwanda ni ubwa mbere ucyumvise? Mwagiye muri kwigiza nkana? Nagari nkana. None se umuntu ugira imbeho cyane ni umurwayi? Waba urarwaye se? Yaraseserewe. Ndwaye mu mutwe. Urwaye mu mutwe? Ngaho noneho ibi noneho nuko muri iki gihugu baciye amashashi. Waruri hafi. Urwaye umutwe cyangwa urwaye mu mutwe? Arwaye mu mutwe niko yavuze. Bivuze nabi. Bivuze nabi. Tega amatwi. Tamvugira ibyo ntavuze. Ntago ngurwaye mu mutwe. Nyine ndimu sobanurire neza. Sobanura abakunzi ba Vania. Hari gerega bahita bumva kuri n'umusazi. Harya babyita gutera depression. Nagize depression yo mu bitekerezo. Ubwoko bwanjye ntago buri normal. Hama rero tugusobanurire neza, depression ntago bivuze kurwara mu mutwe. Iyo warwaye mu mutwe uba wasaze babaye iki? Noneho depression ni ihungabana. Ariko nakwambiye hano hari umuhumuro w'ibirayi. Nagize depression kandi nanumva numva iki depression wagize wayitewe neza. Sirebe ko muri kubona ko ntabwo meze neza. Ntabwo nishimye nka mbere.
ibyishimo byaraciranye wishime rwose nukuri ibyishimo wawe byaraciranye n'abavandimwe none niyo ngerageje kwishima nsiduka byanze byanze ubu noneho kuri kumwe n'abavandimwe noneho babiri uri kumwe n'abavandimwe babiri basaza bawe nta kidatuma ubafasha ntabwo biba byoroshye iyi si tubamo iratubabaza ko mbona mugana kabiri kashizeho wagira ngo ahubwo tike wari wakatije n'iyimageragere ko tuzi ko ari usanga birira ibigori hanyuma noneho none se ibigori ntibibyibushya ibigori eh byaterwa n'uko biriye mureke mbabwire muzi isosi y'ibigori muri gereza ukuntu bayikunda iyo utaziranye na konsiye ntabwo uyinywaho inka yanjye ushatse kuvuga iki bisobanurira bateka impungure urumva kone babashyize noneho impungure ziba ari nyinshi udushyimba ari dukeya bashyiramo n'utunyobwa oya impungure ziba ari nyinshi udushyimba ari dukeya noneho bagafata amazi nimba bashyiramo amazi menshi ntabwo nigeze ngeraho babitekera ariko narabiriye tu noneho bashyiramo amazi bashyiramo amazi menshi bakaza kuyamenera ku ruhande biba birimo n'amavuta ku buryo ya sosi y'ibigori yije abantu benshi ntabwo bakeneye ibigori pe nk'ababeshyi babikeneye agasosi iyo rero utari inshuti na konsiye ngo baramwigizeho inshuti iyo sosi ntayibona noneho hari ikintu nshaka kugira ngo umenye neza tikeze koko wari wakatishije itarigeze igera kiba avugaga ni mageragere ko numva mvuze mageragere nkahita numva tike navugaga ni mageragere uhise wizanamo neza kiba navugaga ni mageragere we rero ngiye kugutinya niba uri umuntu ugeze mu rwego rwo kujya imageragere neza byagenze bite kugira ngo nawe wajyayo naje gusanga rero reka nkubwire ko zubakiwe abagabo nka ziriya nzu none ahubwo ikibazo nuko n'abagore musiga muziki ubundi biba byatewe n'iki zubakiwe ntabwo zubakiwe abagabo zubakiwe ziriya z'abaribu zubakiwe abantu bakekwaho ibyaha ni ukuvuga ngo iyo icyaha cyaguhamye bakujyana imageragere iyo kitaraguhama ribe bigucumbiye polisi bigucumbiye nanjye nayo nkiri aho ntibankekeraho ibyaha byaje kugenda bite bajya bavuga ngo umuntu yazize urw'abagabo njye manza narazize urw'abagore nibyo ntago wabeshya abandi bazira urw'abagabo yazize njye nazize urw'abagore urwego ko tuzi abagore ikintu bazwiho cyane ni umunwa kuba nyine ari abantu bakunda kuvuga shyushyushyushyu utugambo twinshi none urw'abagore wazize ubwo nanjye nazize urw'abagabo kuko iyo umuntu ari kuvuga akuribaza iyo umuntu yakubwiye inzira imwe ariko iyo nzira ntabwo ari yonyine abagore bazira urumva iyo umuntu ari kugushinza hafi miliyoni ekota miliyoni hafi miliyoni ekota hafi andakota ayayaya kiro ni inusu ni robo inusu ni robo ya miliyoni inusu ni robo ya miliyoni z'amafaranga barimo ni 750 reka da inusu cyangwa ahubwo nyine muri kuvuga kimwe cya kabiri kimwe cya gatatu hafi andakota iyo uvuze inusu rero nk'abantu nkatwe nyine twigeze kubara amafaranga nubwo nadushizeho ariko n'ubundi bazabara muri Uganda oya kada inusu nibyo bapima ku munzani ari amafaranga koti iyi ni inusu y'amafaranga uzaye amafaranga bari mukuna bangana nanjye ntabwo navuze hafi miliyoni ntabwo navuze inusu y'umuntu hafi andakota okay none wari wayibye se iyo nza kuba narayariye bikagira inzira ubu nta n'ikibazo nari kuremera nka naburya nkavuga nti naribi narayariye najye kunderera umwana nakuzi kuzira ubusa ni ikibazo abandi bantu ko bavuze ikijyanye n'amafaranga nyine uba wumva batazize ubusa we ni gute wazize ubusa kwa ayo mafaranga cyangwa uri kuducenga nawe bakutubwira tuzabimenya kandi watubwiye neza natwe wenda ukaduhaho duke akanasobanura n'abakunzi ba Vania dore ko na hano hari ikirayi kimeze neza natwe ukaduhaho ariko kandi nibyo sha uzi miliyoni iburaho 250 z'ibirayi birimo byinshi twafata ikibanza ahangaha tukabirya nk'amezi abiri Jose wayihangane wagura kimwe namwe mugiye kunshinza se cyari turi gukina ku mubyinnyi ahubwo turi kugira haryo ubwo turimo gusobanukirwa ntabwo muri gusobanukirwa mushaka gusobanukirwa mwambaza ntabwo mwaza mwashyize birumvikana yenda ntagaciyemo tuba dutebye nk'abantu b'abavandimwe bawe ariko mu by'ukuri kuko
Mageragere wisanzeyo mu buhe ntabwo nagiye Mageragere yari akiri aho bashaka ibimenyetso neza ngo babone ubumujyanayo kugira ngo koko ubone ugeze muri RIB. Erega buri muntu yageze muri RIB n'ibintu biba bitoroshye, ntabwo biba byoroshye. Byaje kuza gute koko ko tukuzi nk'umuntu w'intwari? Ni gute bashobora kuza nguyu gutya na gutya amafaranga yacu yatwaye none mwe mutubikiye hariya? Ngiye kubahiriza explanation irambuye cyane, ndi kuvuga gake mbese mu buryo bwumvikana utagiye kurambira abantu bacu bari kutwumva. Ntabwo mbarambira. And then ikintu nazize nakagambane. Ni kwa kundi umuntu agushaka relationship yayibura akagushakaho impamvu ituma n'uwo muri kumwe muba mutari kumwe. Yego, mu by'ukuri jyewe umuntu yampatirije kumukunda, maze kumpatiriza kumukunda mubwira ko bitavamo nyine ndabyanga, maze kubyanga ashaka impamvu izatuma nyine njyayo kandi arayishaka kandi arayibona kandi njyayo. Gusa ikibabaje ni uko navuyeyo nkaba mbona adashaka no gutuza, nabwo aracyangendaho. Urumva yanshinjije amafaranga, ndiye n'amafaranga ndayashaka ndayamuhereza kugira ngo mbone amahoro, ariko nabwo amahoro ntabwo nyafite. Ntabwo yafite amahoro, ntabwo nyafite. Nukubwira rero nk'abasaza bawe tukajya kuyamwaka amahoro yawe. None yenda uwo muntu ashobora kuba yanatwumva cyangwa se akagira iby'izina reka tubireke. Ntoya nanarivuga nta n'ibirenze kurivuga ntaki. Iyo umuntu akubangamiye ndeni ngiye naje hano cyane cya mbere ngendereye inzego z'ibanze, abantu baducungira umutekano. Ubuzima bwanjye buri mu bibazo, buri mu kaga, ndishinganisha fast. Urishinganisha? None se nk'ubu ngubu ndishinganisha nk'ubu ushobora kubona nk'ubu nkava aha ngaha usanga ntangiriye mu nzira, ugasanga nteye kimwe nkahita mpfa, cyangwa akantumaho n'abandi bantu uvuga ati ngiye mugende mu munkubitire mu munoze ndabishyura. Kuko nimba we ubwe ntangirira mu muhanda akankubita, nkabijyana no mu nzego zibishinzwe, nkabona nta kintu ziri kumfasha, bivuga ko biba bari kumuha icyuho cy'uko kanagutimbura se. Bivuga ko bari ibyo bikabaho inzego z'ibanze zibishinzwe. Inzego z'ibanze endeni no muri RIB biriyo birazwi, ngiye nabijyanyeyo, ariko nta kintu bashaka kumfasha. Nimba ngiye mfite ibikomere nkagenda mfite urupapuro rwo kwa muganga, ngiye umuntu yankubise mvuye no kwivuza, dore urupapuro nguru ibimenyetso bigaragara, kandi nawe hari n'abanyerondo ubwabo bamufashe ari kunkubita bakamujyanayo. Umuribu namuregeye akamurekura ngo nta bimenyetso bigaragara. Namuhaye amafoto yaho nakubiswe, namuhaye amafoto yangaraguye mu cyondo, abanyerondo baramufasha bamujyana, ntago bamwibeshye ngo bajye gufata umuntu utari we. Nagize ngo ari kubihakana, ngo none baramurekuye guteze. None se ubundi yagira avuga ngo namukubise. Bo bashatse ikigaragaza nyine koko katabikoze bakamuhindura umwere, ariko batavuze ngo uyu muntu kubera ko umuntu agiye kuvuga ngo uyu muntu ntabyo nakoze. Hari ikintu umuntu uvuze gisa naho yenda umuntu atasobanukirwa neza. Ese nk'ubu ngubu uvuze ko ibimenyetso byagaragaye wanabijyanye kuri RIB, ariko na RIB ubwawe bikagaragara ko idashaka kubyita. Ese icyo kintu wagisobanura ute imbere y'inzego nk'izo za RIB? Ni gute ushobora kujyana ibimenyetso hanyuma RIB ubwayo ibibona ibyo bimenyetso ikabyirengagiza? Reka nkubwire, uwo muntu urumva ngiye byankujya nkubise kuwa gatandatu nijoro, ku cyumweru njya kuri RIB, barambwira ngo umuriro wagiye, ngo nzagaruke kuwa mbere njyayo. Barambwira ngo tubwire ikibazo tucyandike. Mu by'ukuri umuribu wanyakiriye n'ubundi atabishaka, akabanza kumbaza ngo ese ngo tubanze ngo tubunge, ngo banza ngo umuhe imbabazi. Nyine umenye ko RIB nyine ari urwego rushinzwe, erega buriya ruri mu nzego zishinzwe amahoro. Buriya rero utabona yenda barabifashe bitonze kugira ngo ikintu bakinjiremo neza bitonze, noneho uhita ubona ko yenda ari ibintu basa n'abakwirengagije. Inzego niko zigenda zikora, zifite uburyo zigenda babyinjiyemo. None se ntago zinjira mu kibazo cyawe nk'uko wowe ubyifuza. Hoya, ntago ari ukuvuga ngo babyinjiremo nk'uko mbishaka, nk'uko mbyifuza. Ariko se reka nkubaze, njyewe ubwanjye nimba umuntu yarajyanye muri RIB avuga ngo namwibye amafaranga, icyo gihe nawe nta bimenyetso bifatika yari afite uretse kugenda avuga gusa ngo nayatwaye, kuko amafaranga yaciye kuri telefone yanjye, yaciye kuri telefone y'abandi, mu bigaragara ko yari afite historique. Muri iyo historique yari afite nta zina ryanjye ryari ririmo. Ntibamfunze? Kuki se batavuze ngo reka tumurekure agende tubanze tugiye gushaka abantu bacishijwe aya mafaranga?
ariko ubwo urumva bakoze iperereza basanga urarengana nyine nabigezeho ntago bandekuye kubera ko bakoze iryo perereza bande kuko nge namuhaye amafaranga kubera ko iyo uri muri gereza uri kwangiza ibintu byinshi akazi kaba kahagaze umwana aba akeneye kwitabwaho niyo mpamvu uvuga ati nimba umuntu akeneye amafaranga ntago amaboko acitse reka nyamuhereze mve mujye kwita ku rubyaro none ngewe umuntu arankubise biranagaragara ko nakubiswe ntabwo ari ibintu ndi gufata ngo mpimbe mbishyiraho ngaho ngiye kuri RIB biranagaragara ko nakubiswe kuki batabiha agaciro noneho ngiye ntanze ikirego ku wa mbere ku wa kabiri umuntu baramurekuye bakoze iperereza babona ko atabikoze se birashoboka none se reka nkubaze ngiye nk'uwatanze ikirego kuki batampamagaye ngo bavuge ati rero umuntu wawe wareze kubona nta bintu bifatika biri gutuma tumufunga tugiye kumurekura nanjye reka nkwibariza akabazo ubundi RIB aba bakozi bari buse hari n'umwe wavuga ngo muziranye cyangwa aziranye n'uwo wareze hanyuma noneho tuvuge ngo yenda bagendeye ku kijyanye ngewe uwo nareze yavuyemo icyo kintu kiragoye kucyumva neza ariko kubyanga bikunda ngewe uko mbizi neza numva ko byanga bikunda inzego nk'izo ngizo zibishinzwe ziba zigomba kwinjira mu kibazo nk'uko kiri zikakinjiramo neza ku buryo zigikemura mureke mbabwire niyo mpamvu ndi kubabwira ngo muri iyi si hari abantu bagendera munsi y'ibirenge by'abandi nimba umuntu ngiye yifata akambwira ngo ugomba kunkunda ntabwo kumukunda ari agahato oya gukunda ntabwo ari agahato ntabwo kumukunda ari agahato nimba anabigiramo proof akavuga ati nimba yanyanze ngiye ubwanjye nzajya mutangira umuhanda mukubite ntazandega sibyo najya mu buyobozi bw'inzego z'ibanze ngayo nguko mugende mu byikemurano uko mwahuye ntabwo tubizi nagiye kuri RIB banyakiye bya nyirarureshwa bahise banamurekura none se urumva nyine nta kibazo mwumvamo mwebwe yaho byanze bikunze aho ngaho aramutse abaye aguhatiriza kumukunda kandi atariyo erega umuntu arakaguhatiriza erega ari kuguhatiriza ari nk'umuntu uvuga ati uko byagenda kose umuntu afite ejo hazaza yangiza kuri ejo hazaza fasite umuntu arubatse afite umugore afite n'abana kandi amategeko y'igihugu cyacu ntabwo yemera umuntu utunga abagore babiri kandi niyo yabyemera ntabwo ngiye yampatiriza kumubera amahitamo ko mugira amahitamo yanjye ngiye mpitamo uko mbyumva nkahitamo nuko kandi nkahitamo uwo nshaka ntabwo umuntu azampatiriza avuga ngo ugomba kunkunda ubikunze ubishaka cyangwa utabishaka ugomba kunkunda kubera kubw'imbaraga zanjye nutabikora kubishaka nzakoresha imbaraga unkunda nutabikora ubishaka nzakohereza muri gereza nese ubwo tuba turi kugana he ahubwo njye ni ukubangamira uburenganzira bwanjye bwo guhitamo uwo nshaka iki gihugu ntabwo kirasinyeka ko gishyigikira umuntu kuba yakoresha undi uko yishakiye ahubwo uko byamera kose buriya hari igihe n'ubundi bwa nyuma na nyuma bizarangira ubonye ubutabera bwose nicyo babereyeho none se reka mbabazi urumva icyo gihe yarankubise baramufunga yagiyemo nakubwiye amazemo umunsi umwe sibyo baramurekura ubundi njye nta nubwo nari ngambiriye kugira ngo banamufunge pe ahubwo kugira ngo umuntu amenye agaciro k'ikosa yakoze ejo cyangwa ejo atazanabikorera undi muntu sibyo nimba yarakubise akagenda akabona avuyemo uko nguko nta ngaruka bimugizeho wayeje kuko iki se ejo atazongera ngo abikore kuko urumva njye yanavuyemo urumva yavuyemo ejo nimugoroba navuye kazi duhurira mu muhanda n'ubundi yantangiriye na nimugoroba se kandi yego navuye ku kazi duhura mu muhanda n'ubundi yantangiriye bivuze ngo n'ubundi ni ukuvuga ati bahajyanyeyo ntacyo bamajije ndagarutse nimbishaka nzanakwica kuko umuntu nk'uwo ubundi umuntu wese yadahaniwe ikosa yakoze uko byagenda kose ntabwo ashobora guha agaciro rya kosa yakoze birumvikana umuntu adahaniwe ikosa yakoze yitwara uko ashaka ariko amwegereza mikoro nawe ariko nyine uko byamera kose byanze bikunze iki gihugu ntago nkeka ko ari ikishyigikira amakosa y'abantu ahubwo ni igihugu kiba gishaka ko buri muturage wese yaba afite umutekano n'uburenganzira mu gihugu cye dusoza rero noneho Jose hari ikintu nshaka kugira ngo yenda mbaze Jose ukurikiranye uko ibintu biri kugenda biba bimeze cyangwa se nk'uko ubibona ubundi muri make n'icyifuzo kiwe wumva njye nk'uko natangiye mbabwira
mu by'ukuri ngende kubona ubuzima bwanjye buri kujya mu kaga kubera ko nimba umuntu ari kuncyamirana ntago aka kanya ndahita ni mu kantu ntuye kuko ntago urabona muri Kigali kugira ngo ubone inzu bisabye indi process nabo ndahita ni mu kantu ntuye kugira ngo njye gushaka inzu nshobora no kujya n'ubundi mo ndayishaka pe ariko nshobora kuzajya kuyibona yarananyishe cyangwa yaranyikishije ndimo ndishinganisha first. Abakunzi mwe mudukurikiranye kuri Vania TV show twari turi kumwe n'uyu mushiki wacu Jose yatangaga ubuhamya bw'ibyamubayeho muri iyi minsi ishize dore ko mutari mukimubona rero dore ngayo nguko nuko byari byaragenze rero ni ibintu bitari byoroshye ariko uko byagenda kose ibintu biri kugenda bikemuka ubundi biri gukemuka kubera ko niba waravuye muri gereza ukaba noneho uri mu buzima busanzwe biba bigaragara ko ibintu biri kugenda bikemuka. Mu buzima busanzwe ndi kubukubitirwamo nese niba waravuye muri gereza ko cyumva ko nuko kutwa tutazarangira nako kuzarangira wowe utagira ubwoba byanga bikunda abashinzwe uburenganzira bwacu barahari kandi abashinzwe n'umutekano barahari rero wowe utazumva ko ibintu birangiriye aho ntago ubuyobozi cyangwa se umutekano urangirira aho muri ako gace mutuyemo n'ahandi hose muri iki gihugu umutekano ndizera ko umeze neza rero mwari mudukurikiranye reka tubashimire ubundi hasigaye tubifuriza ibihe byiza kandi mukomeze kugubwa neza ubundi ibiganiro nakagaruka.